Yes, ni The Quick Times News nk'ubusanzwe ni amakuru atugezeho muri aka kanya, ni amakuru meza ku banyarwanda ndetse n'amakuru buri muntu wese yareba ndetse akumva akanyurwa. Twongeye kubaha ikaze rero, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, maze tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru nk'aya ngaya. Ni muri akanya rero nkuko mubibona, murabona ko ni umunsi w'ejo, aho itsinda ry'abana batoya nkuko muri kubibona bakoze akarasisi keza cyane, ndetse wavuga yuko hari ibihugu bimwe na bimwe ndetse tutanyagiye kure mu bihugu by'abaturanyi, aba bana rwose ubona yuko babahiga ndetse yuko abo ngabo batakigereranya n'aba bana, bitewe n'uburyo aba bana bigaragara yuko batojwe neza kandi babikorana umucyo ku murongo ndetse n'isuku, nk'uko bisanzwe bizi ko u Rwanda ari igihugu kizwi ku isuku, umutekano ndetse n'ibindi. Ngira ngo nanone rero tudatinze, nyuma y'aka introduction gatoya cyangwa se nyuma y'aka karasisi ndimo ndabayereka bakakozwe n'aba bana batoya, ngira ngo dusure noneho ikigo cy'ishuri rya Gishari rya gipolisi ryigisha abapolisi kuba umupolisi w'umunyamwuga. Ni mu kanya rero, nta kindi usabwa n'ubundi uretse kureba hasi ugakanda subscribe, tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Kugira ngo umuntu abe ofisiye muto muri polisi y'u Rwanda, ahabwa amahugurwa y'ibanze amara amezi 12 akorerwa mu ishuri rya Police Training School Gishari. Mu gihe cy'amahugurwa bahabwa amasomo atandukanye, harimo gucunga umutekano, ibikorwa bya polisi, amategeko, bakiga amategeko yo mu muhanda, hari korana n'abaturage, amasomo y'uburere mboneragihugu, indangagaciro za gipolisi n'ayandi. Ayo yose bayiga kugira ngo basobanukirwe neza akazi n'inshingano z'abapolisi ku rwego rw'abofisiye batoya. Iyo basoje amasomo yabo bahabwa ipeti rya Assistant Inspector of Police muri polisi y'u Rwanda. Icyo gihe baba bafite ubumenyi n'ubushobozi n'indangagaciro bibemerera gukora akazi ka gipolisi haba mu gihugu cyacu ndetse no mu mahanga, abapolisi bacu bajya mu butumwa bw'amahoro. Ayo mahugurwa yitabirwa n'abasore n'inkumi baturutse muri polisi y'u Rwanda ndetse n'abaturutse mu buzima bwa gisivili. Bose baba basoje amasomo yabo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza.
abanyeshuri baje ku mahugurwa ya kadete tubatoza kuba abayobozi, gukora imirimo myinshi mu gihe gitoya, gukoresha imbunda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na polisi mu kazi kayo ka buri munsi. Tubigisha kandi indangagaciro za polisi y'u Rwanda na disipurine kuko ari wo musingi polisi y'u Rwanda yubakiyeho. Nitwa Officer Cadet Clemence Murebwayire. Ndi umwana mutoya nakundaga cyane gucunga umutekano binyuze mu gipolisi. Ndaje kwiga segonderi computer science, nza kumenya ko muri National Police College hariyo faculty ijyanye n'ibyo nize yari computer science n'ubundi ariko ita cyane kuri information security. Nibyo nashakaga kwiga, ndaprayinga baranyemerera njya kwigayo. Impamvu nahisemo polisi sinjye mu zindi kaminuza nuko ibyo nashakaga, inzozi nari mfite kuva kera byari byoroshye kuzigerayo nyuze muri kaminuza ya polisi, kuko ho nigaga n'ubundi niga n'amasomo ya polisi bizamfasha kuba umupolisi mu gihe kiri imbere nk'ubu ngubu bigiye kuba. Kandi nigaga amasomo y'ishuri ndetse bananyongera ubumenyi kuri disipurine ndetse no kumenya gukora neza ibijyanye n'igipolisi. Ababyeyi bacu bajya batubwira ko mbere kuza muri polisi cyangwa se no mu zindi nzego byari bigoye, ariko ubu ngubu turashimira leta cyane ko yabikemuye. Leta y'ubu ngubu itandukanye n'iya kera, ikatanga amahirwe angana haba ku bakobwa ndetse n'abasore. Icyo nabwira abakobwa bagenzi banjye bakiri hanze bumva batinye kuza muri polisi, hano iyo tuhageze ibyo umusore akora nanjye ndabikora kandi nawe wabikora. Icyo nakubwira ni uko watinyuka, urashoboye, ugahindura imitekerereze ufite ukaza ugakorera igihugu ko twese ni cyacu. Nitwa Officer Cadet Dr. Felix Nahimana. Mbere yuko ninjira muri polisi y'u Rwanda nkaza kuri ano masomo angira umwofisiye, nabanje kwiga kaminuza aho nize ubuganga. Nyuma yo gusoza ubuganga natangiye akazi njya gukora mu bitaro. Aho nari ndi mu bitaro nakiraga abantu batandukanye, cyane cyane inkomere nabaga nakiriye wasangaga zahuye n'ibibazo by'akarengane n'ihohoterwa. Rero naje gusanga kubafasha ndi umuganga gusa bitari bihagije, nifuza ko nabafasha nanone ndi muri force. Ubu ndishimye kuko ntabwo byari urugendo rworoshye, ariko nabigezeho, birimo biraza ndi kubona imbere yanjye, kandi turabizi neza ko imbuto ziryoshye akenshi zera ku biti bifite amahwa. Niyo mpamvu nanjye nihanganye nkaba ngeze uno munsi, nkaba numva nishimiye kuba ngiye kumwe mu bagize polisi y'u Rwanda nk'umwofisiye. Ubutumwa naha bagenzi banjye bifuza kuza muri polisi y'u Rwanda, cyane cyane abaganga, nabashishikariza ko nyuma yo kuba wenda dukoze akazi twaba abaganga, hari ahandi hantu dushobora gufasha igihugu binyuze cyane cyane muri force, kuko baba badukeneye, bakeneye imbaraga zacu. Mu rwego rwo kubaka igipolisi cy'umwuga dukeneye ubumenyi butandukanye, harimo abaganga, harimo abayenjeniyeri cyangwa se abize iby'ikoranabuhanga. Rero binyuze muri ubwo buryo bwose bushoboka, nabashishikariza ko baza bagafatanya natwe twubaka igihugu biciye muri force. Mu buryo bw'ibikoresho, abarimu ndetse n'ibikorwa remezo, ishuri ry'amahugurwa rya Gishari rigeze ahashimishije. Kuri ubu muri iri shuri huzuyemo inyubako zigezweho kandi zijyanye n'icyerekezo ishuri rifite, amacumbi y'abarimu, amacumbi y'abanyeshuri, aho abanyeshuri bafatira amafunguro n'icyumba cy'inama. Ubutumwa nagenera urubyiruko, abasore n'inkumi, abana bacu, ni uko umwuga wa gipolisi ari umwuga mwiza, ni umwuga wo gucunga umutekano w'igihugu cyacu dufatanyije n'izindi nzego, kandi mu by'ukuri harimo inyungu nyinshi, haba kuri bo ku giti cyabo n'imiryango yabo n'igihugu muri rusange. Kadeti kose rero ntikomeye, ibatoza indangagaciro, ikabatoza disipurine nk'uko nabivuze, nibaze na bakuru babo barabishoboye, ni karibu rero rwose tubahaye ikaze kugira ngo baze mu gipolisi.